urupfu iryo jambo ryagize imbaraga zikomeye mu bantu, kandi n'uyu munsi riracyagira imbaraga iryo jambo. Ariko mu isezerano rishya Yesu yararumanuye arwambura ubwo bubasha, ararimanura aravuga ngo icyo mutinya ntigihari, ngiye kukibatiza. Akibatiza andi mazina 5, aravuga ngo nugusinzira. Ati kandi ari urupfu, reka araruhutse. Ati kandi ari urupfu yimuwe. Abantu ntibashaka kubyumva, kandi ubanza narabivuze ndi hano, rimwe na rimwe iyo wasenze ugakora ku mutima w'Imana, ntabwo Imana ivuga ibingana n'ubuzima urimo uwo munsi, irabirenga ikabisimbuka, ikagenda ikagusiga Kicukiro ikavuga ibya Nyagatare. Basohoye mu nzu, nabuze nayo kwishyura inzu. Kigali bamwe abantu basohoka mu nzu ibamo n'abasohora abandi, bazahoraho koko abasohora n'abasohorwa. Ubu bari mu iteraniro hano, hari kuvuga ati reka ntahe Mana, uyu muntu aransobanurira gahunda. Baraha. Ubu hari umuntu waje gusengera abapangayi b'umugisha bazajya bamwishyura batamukoroze, ari hano. Hari n'uwaje gusaba amafaranga ngo yishyure nyirinzu, ariko ibaza uburyo saa 11 ari busobanurire nyirinzu. Noneho igitangaza nuko Imana itavuga ku bukodi ukagira ngo sicyo cyakuzanye, ikavuga amashuri y'abana. Ubu sibyo bintu birasa. Hari umuntu byabaye muri iteraniro rwose. Wowe ufite icyifuzo cy'imyenda, inkweto zacitse, agatenge kacuye, umaze kugahinduriza nk'inshuro 2, Imana itagiye kubwira ngo abana bawe nzabigisha. Uzigisha abana nibi bibazo bitema urabizi cyangwa imbaraga z'Imana ziriho, kandi uhereye kera kose Imana iravuga, n'uyu munsi iravuga, kandi izakomeza kuvuga. Tubaye dusenga Imana itavuga, tukirirwa imbere y'Imana itavuga, twaba dufite ikibazo. Maze name yahamagaza inama akavuga, abantu bagategereza ijambo rye, aza kuvuga twumve icyo yaduhamagariye. Murabona Imana atari yo ivuga. Amaso y'umwuka aba n'inzira, uteretswe na muyomba, uteretswe n'umugabo wawe, uteretswe na shangazi, weretswe n'umwuka wera. Haleluya! Ibidasobokera abantu ku Mana birashoboka. Baraza ngo bakandagire gusa, basanga hari umutsi, baragenda ngo abanyagiputa nabo ngo bagira ngo ni inzira igendwa. Kumbe Imana yayiciriye abantu bavuganye nayo. Icyo nakundiye Imana. Ubundi umuntu Imana yirata n'umuntu yizera, kandi washatse kubivuga nta muswa wizera. Umunyabwenge karundura, umuhanga isi ikeneye n'umuntu wizera. Igifaransa kijya gikama, Icyongereza kijya kama, Ikilatini kigakama. Yo! Ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho. Tera haleluya! Reka dusome, reka mbigarukeho nanjye. Yesu we, haleluya!
gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 murongo wa 23. Dusome, aravuze ngo 11 Yohana 23. Ngiye kubaganiriza 11:23. Haravuze ngo Yesu arababwira ati, musaza wawe, aramubwira ati nibyo, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Na 5, Yesu aramubwira ati, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera tazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? No, ari ibintu narindi hariya ndasa n'uwashize, ndasa n'urwaye mu by'ukuri so kubabeshya. Ndumva amagufwa yanjye afite ikibazo. Ijambo ry'Imana ryamenaguye nabaye igisenzegeri banyakubaho. Ndasa n'utameze neza. Nibaje aba bantu twese uko twicaye hano, ari abazindutse n'abaje nyuma kubera impamvu zindi, muremera ko ijambo ry'Imana rifite ububasha? Murabyizera? Iyo Imana ivuze turabyumva cyangwa dushaka kumva iko dushaka? Urupfu iryo jambo ryagize imbaraga zikomeye mu bantu, kandi n'uyu munsi riracyagira imbaraga iryo jambo. Ariko mu isezerano rishya Yesu yararumanuye arwambura ubwo bubasha, ararimanura, aravuga ngo icyo mutinya ntigihari, ngiye kukibatiza. Akibatiza andi mazina 5, aravuga ngo nugusinzira. Ati kandi ari urupfu, reka araruhutse. Ati kandi ari urupfu, yimuwe. Abantu ntibashaka kubyumva, kandi ubanza narabivuze ndi hano. Rimwe na rimwe iyo wasenze ugakora ku mutima w'Imana, ntabwo Imana ivuga ibingana n'ubuzima urimo uwo munsi, irabirenga ikabisimbuka, ikagenda ikagusiga Kicukiro ikavuga ibya Nyagatare. None ukaburana kuki utavuze ibya Ziniyamana? Kontuye Kimirongo kuki utari kumbwira iby'izi ntambara zangose? Imana ikamera nk'itabizi. Ufite inzara, urenda guhuhuka, uri guhumeka nabi, ariko kuko wapfukamye Imana ntivuge ku nzara, ikavuga ubucuruzi. Si Imana ivuga gucuruza, nabuze n'amakara. Imana munyumvire nabo basohoye mu nzu, nabuze nayo kwishyura inzu. Kigali bamwe abantu basohoka mu nzu ibamo n'abasohora abandi, bazahoraho koko abasohora n'abasohorwa. Ubu bari muri teraniro hano, ari kuvuga ati reka ntahe Mana, uyu muntu aransobanurira gahunda. Bara ubu hari umuntu waje gusengera abapangayi b'umugisha bazajya bamwishyura batamukoroze, ari hano. Hari n'uwaje gusaba amafaranga ngo yishyure nyirinzu, ariko ibaza uburyo saa 11 ari busobanurire nyirinzu.
noneho igitangaza nuko Imana itavuga ku bukodi ukagira ngo sicyo cyakuzanye, ikavuga amashuri y'abana. Ubu sibyo bintu birasa. Hari umuntu byabaye muri literaniro rwose. Wowe ufite icyifuzo cy'imyenda, inkweto zacitse, agatenge kacuye, umaze kugahinduriza nk'inshuro ebyiri. Imana itagiye kubwira ngo abana bawe nzabigisha. Uzigisha abana nibi bibazo bitema urabizi cyangwa ati nta mana navuganye nayo none. Ati kandi abantu zibiki gihe barabavuze mwumve, atuzi ibyifuzo bya nyanye tabwo bajya kumpanurira, bakampanurira buzukuru ntaranashaka. Ati ubwo sibyo bintu. Ati Imana y'iki gihe rero dufite ibibazo. Nuko Imana yavuze ntiwabyumva. Buri hari ibintu bitwicaje hano Imana yarangije umwaka ushize, ariko kuko tukibibona tugira ngo biracyahari. Hari ibintu byarangiye, ndababwiza ukuri ntibiheruka. Nibyo ngiye kubabwira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngiye kubabwira imbaraga z'Imana mu ijambo ryayo. Imana ntigihuzagurika, oya, ariko nasanze tutayizera. Twese turasa n'abantu batizera Imana, kandi kare badusengeye turongera tubasengere. Umuntu yambeshye inka, ambeshye inka ngewe. Ngeze mu rugo mu gitondo mbwira umudamu ntizamura amaboko, amasezerano arasohoye. Asohoye sateti, arasohoye, Imana iduhaye inka. Turagenda tugiye gukura ubwatsi, y'ijambo yavuze gusa. Aratubwira ati burya nari nafashijwe ntankangira. Turataha. Umudamu arambaza ati koko niwe nibaringa ye twabonye niwe. Sindabona umuntu wizera ngo ashimire Imana ijambo yamubwiye muri twe. Iyo Imana ivuze urategereza, nta wamenya nzabyemera bibaye. Iyo umuntu ashimiye Imana ibikorwa twese tuzamura amaboko. Ni umunyantege nke ku rwego rwo hejuru, mu mwuka ari hasi. Ukwiye gutera intambwe ugashimira Imana ibyo yavuze, ariko ntawaguha umwanya, natwe ntitwawuguha. Uramutse uvuze ati ndashimira Imana ko Imana yambwiye ko nzabyara, ati maze imyaka 7, ati mfite imyenda mu rugo, ati n'ituro narizanye, wasohoka tuguhugura. Ariko uba muzima, urabona ibintu wavugiye mu bantu nutabyara. Ariko umuntu wakubwiye inka ejo mu gitondo urara udasinziriye, uri gushaka uhundi ujya gukura ubwatsi, ashobora gupfa atarayiguha, ashobora gukena. Twizeye abantu kurusha kwizera Imana, kandi abo bantu twizera ni Imana ibabeshaho, ni Imana ibaha ibyo batanga. Haleluya. Nimwimbere icyubahiro, ubwo ni Imana ishobora byose. Nimurambura amaboko murafite. Mana ndagushimiye ko waduhaye amaboko, turayazamuye imbere yawe. Nushimwe kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Hano nagize ibibazo bitatu. Icyambere, haleluya, imbaraga z'Imana ziriho, kandi uhereye kera kose Imana iravuga. N'uyu munsi iravuga, kandi izakomeza kuvuga. Tubaye dusenga Imana itavuga, tukirirwa imbere y'Imana itavuga, twaba dufite ikibazo. Maze nameye hamagaza inama akavuga, abantu bagategereza ijambo rye aze kuvuga, twumve icyo yaduhamagariye. Murabona Imana atari yo ivuga? Murabona yaduhamagara ikadusezera ari ikiragi? Si Imana ivuga? Nukuri kose Imana igivuga, kandi ijambo ivuze ikaririnda, ikariherekeza, ikariherekeza. Kandi ikintu nayikundi, ivugana na bose, bose bose.
kumva ngo yemere ko bishoboka. Murankurikiye? Amen. Sawa, murahari. Yaramubwiye ngo numvise gutaka kw'Abisiraheli, none manuwe no kubavanayo mbajyane. Mose aravuga ati muzinge. Tuzinge, muzinge ibintu byose Imana yaje tutaye. Ni Imana ibivuze ati ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni Imana y'abasogokuruza. Bati yo, ati himbazwe ubwije. Bayizera bacyumva. Barazinga barirukanga ngo bagere ku nyanja. Babonye inyanja bati urugendo rurangiriye ahangaha. Imana ibuze imbaraga. Imana ibuze imbaraga yabarindiye mu gihugu cya Egiputa. Abasomyi bari hano muribuka ko Abisirayeli aribo babatije iriya nyanja kubera ubwoba no kudaha agaciro ijambo Imana ivuze. Nibo bavuze ngo ni nyanja itukura, ubundi ntiyigeze itukura ntizanatukura. Nibo bayihaye iryo zina ngo babona ko amaraso yabo asa n'arangiriye muri iyo nyanja, ngo bayibonye basanisha n'amaraso yabo, baravuga ngo amaraso yacu ayihinduye inyanja itukura, barayibatiza. Imana irikanga. Aba bantu bazi ijambo mvuze uburemere rigira, baranzi. Gira abo bantu basubira inyuma, niko Imana yabwiye Mose. Basubira inyuma ahubwo bagiye bajya guhura n'ibibazo biri inyanja. Babamba amahema Ipihahiroti n'inyanja n'Imegidoni, ngo baricara baritotomba koko. Bati niki cyatumye dukura ino? Bakuramwo Imana basigaza Mose. Batubuni nta Mana yari yavuze ni wowe. Bagiye kubona babona Faraho yarabakurikije ibintu bine biteye ubwoba. Icyambere yarabakurikije amagare kandi bo bagendesha amaguru. Yarabakurikije amafarashi nta nigare bafite. Yarabakurikije ingabo kandi ari abasivili. Yarabakurikije intwaro batagira n'amabuye. Aravuga ngo noneho tubafate tubimarireho agahinda. Yari yarabakubise agahinda ntikashira, abavunagura imigongo agahinda ke ntikashira, yumva hari aho atagejeje. Aravuga ngo noneho kuri iyi tugiye kubimariraho, bagezaho batari buducike. Niko Satani azi. Hari igihe yibwira ko akugejeje aho utari bumucikire, ariko ndashimira Imana naho tugezaho yumva agiye kutwifasha, amagambo yacu akarangira, ijambo Imana yavuze riracyafite imbaraga. Baraza abantu bareba Mose nabi. Mose ngo agacira ijambo Imana yamubwiriye mu gihuru, arababwira ngo nimwicecekere, mwihagararire, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire n'uyu munsi. Abanyegiputa mwabonye ntimuzongera. Imana ivuga ijambo riryoshye, iravuga ngo Mose niki gitumye undagira? Ntongere. Naravuze ninjye. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Tugende, bwira bahaguruke. Mwumve igiteye ubwoba. Ntabwo Imana yabanyujije hirya ya hahandi baboneye inyanja, yabagaruye kuri cya cyambo harya babonye batanyura. Hari igihe umuntu agutabara kunyujije mu gikari ngo umugabo atabimenya. Imana ndayikunze. Ntawe itinya, ntawe yisobanuraho. Irababwira ngo kugira ngo mpagacire ijambo ryanjye musubire hahandi. Harya mwaburiye inzira, harya mwabonye amaraso agiye gusigara mu mazi, niho ndi bubambukishire. Nta kiraro, nta byuma, nta modoka, nta bwato, amaguru yanyu mwabonye atakandagiramo. Niyo ari bukandagiremo, inzira irahari, nuko mutayibonaga, ariko navuze ndahuzagurika, aho niho mwambukira.
abisere ngo bahagere. Ayiwewe, Imana ibwira Mose ngo urambura gusa, ntukubite. Iriya nkoni ryari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Rambura. Abisere ngo bakandagijemo ibirenge basanga humutse kera. Iyo niyo Mana yacu. Humutse kera. Tera haleluya. Amaso y'umubiri yabonye byoroshye, amaso y'umwuka abona bikomeye. Uko turebesha amaso y'umubiri siko amaso y'umwuka abona. Iyo amaso y'umubiri abonye gupfa, amaso y'umwuka abona kubaho. Amaso y'umubiri abona gukorwa n'isoni, amaso y'umwuka akabona gushyirwa hejuru. Amaso y'umubiri abona inyanja, amaso y'umwuka akabona inzira. Ndagusengeye, ndagusengeye, ndagusengeye muri iri teraniro. Nimuhoberane, muhoberane, muhoberane. Mubwire ngo amaso y'umwuka nabona inzira. Amaso y'umwuka abona inzira. Uteretswe na muyomba, uteretswe n'umugabo wawe, uteretswe na shangazi, weretswe n'umwuka wera. Haleluya. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Baraza ngo bakandagire gusa, basanga hari umutsi. Baragenda, baragenda, baragenda. Ngo abanyegiputa nabo ngo bagira ngo ni inzira igendwa. Kumbe Imana yayiciriye abantu bavuganye nayo. Icyo nakundiye Imana. Nyine. La. Ubundi umuntu Imana yirata n'umuntu yizera. Kandi washatse kubivuga, nta muswa wizera. Umunyabwenge karundura, umuhanga isi ikeneye n'umuntu wizera. Igifaransa kijya gikama, Icyongereza kijya kama, Ikilatini kigakama. Yo! Ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho. Tera haleluya. Bibiri ngo kwizera n'ukumenya. Nimumva? Lastiforia. Harimo kumenya. Mbagire ndebwe kagira Imana. Mbabwira kwizera icyo aricyo. Nukumenya rwose. Umuntu ariko kuvuga ikintu numva sinzi. Niba wize ubugoronome ariko ntiwize Bibiliya. Wize ubuhinzi ntiwize Bibiliya. Wize gutera inshinge ntiwize Bibiliya. Umuntu ariko kuvuga ngo yabwirije neza, umuntu yari kumavuga ngo ariko ngo yabuze ubwenge. Ndamwegera namwandi yabuze ubwenge. Nose yari afite umwuka. Ngo nyine ngo yarari mu mwuka gusa. Ntabwo ibyo uvuze ntabwo bize. Ahubwo yarari mu bwenge gusa. Ntabwo yarari mu mwuka. Isi yaturitse imvugo kugira ngo abanyamwuka bibapfobye. Umwuka wera. Hala sireberia. Ndashimira Imana ko mbivugiye kuri kamera. Umwuka wera kosora abanyabwenge. Ariko abanyabwenge ntibakosora umwuka wera. Tera haleluya. Umwuka wera n'Imana. Mwuka n'Imana. Imana ni Yesu. Igifaransa cyakosora umwuka. Ngo yarari mu bwenge, ngo yarari mu mwuka, ngo nta bwenge. Ngo twagiye ngo tubana n'abanyamwuka gusa, ngo batagira ubwenge. Twabanye n'abanyamubiri gusa. Tubana n'abanyabwenge gusa. Ntitwigeze tugira umwuka wera. Yesu yabwiye Petero n'abigishwa, arababwira ngo igihe twamaranye
ubu murakena kandi nimwakinnye amafaranga, mwakinnye umwuka. Ndabivuze. Ndashimira Imana yaduhaye umwuka we. Haleluya, haleluya. Muzamuri ibiganza mushimira Imana muri teraniro. Imana yaduhaye umwuka wera. Tera haleluya. Yarababwiye ngo muri abagabo, ariko ni muri abagabo nyabagabo. Muri abagabo ariko ni muri abagabo nyabagabo. Murakennye, turakennye, n'amashuri dufite ningo. Arababwira ngo mujye Yerusalemu murindire umwuka wera, naza nibwo muzaba abagabo. Aho ndimumva kandi abantu bagira ngo sinize ngenda umuswa. Reka cyongereza kigeraho kigarukira, igifaransa kigeraho kigarukira. Yesu ari hejuru kandi Yesu ni umwuka. Ntabwo bishoboka ko umuntu akora ibintu byiza ari mu bwenge ngo najye mu mwuka bibure. Ntibishoboka. Yabaye mu bwenge abura umwuka wera. Ndabivuze kabisa kandi niko kuri, kandi amakuru ntimwarimo yafite. Ivanga ndarimeri. Mushimire Imana duhaye. Amen. Umvi ubushobozi mu mwuka. Umwuka akora plan adashingiye ku biriho. We haleluya. Azi biriho, azi n'ibizaba. Tujya dusenga Imana igakiza indwara utarayirwara wowe. Ikakubwira ati ndirahiye. Ndirahiye. Ndayigukijije. Kandi wumva uri muzima. Kumbi yaje. Yaje renda kuguhotora kabisa. Umwuka akubwira ati kuko wambaye imbere, kuko wiriwe imbere yanjye, ndirahiye. Tuzakorwa n'isoni, tuzamwara, bazatera. Kumbi igitero kirahari kirubikiriye. Umwuka akavuga ati nakurebereye, bazaterana ariko sinjye uzabubateranije. Bazagutera banyuze mu nzira imwe, ndirahiye, nzabatatanyiriza mu nzira. Ngaho rero haleluya. Mu mubiri ngo ujye ukora ugeze saa 6, mu mwuka ngo ujye utaha saa 2. Kubera iki? Ninjuze impamvu. Mwuka kugira utari kuzaba we. Umwuka kwimika na amatora. Mushimire Imana. Hari umurimbyi wavuze ngo wari ujye ureba mu nda y'ingumba ngo akabona ishyanga. Aho abaganga bakakarakasa bagati dukurikije ibyo twabonye. Wapfuka musenga Imana ite ngo haye impanga zizava he? Ngewe impanga ndetse jya kugura imyenda, ngura imyenda ntarasaba, jya kugura imyenda y'impanga. Bani bamugisha kabisa. Ndishimye. Haleluya. Muzi ko Abisirayeli kubera imbaraga z'ijambo ry'Imana banyuze ahatanyurwa bagatambuka. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo 24, mu kwizera niko kwatumye baca mu nyanja nk'abaca ku misozi. Umva baratambuka. Urasinziriye? Haleluya. Amen. Urasinziriye? Ngure kusinzire. Maze numva ndi gusha, nagira ngo Imana igukore igitangaza nanjye itansize. None urashaka gusinzira, umwuka ari hano. Umwuka yakamye inyanja. Shangaza asinziriye, umugabo wasinziriye, umukoresha ataje. Umwuka wera agerangiza intambara zigaragara n'izitagaragara. Umwuka wera ajya tuvuganira tudafite utuzi. Umwuka ajya dufata ukuboko, haleluya, akatugendesha. Avuga ati humura,
ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Abantu ntibamenye inzira banyuzemo bakazatungurwa nuko muhora ugaruka mwuka. Abavuganye n'Imana muyenza muri ibiganza, abavuganye n'Imana gusa, abafite amasezerano nimuhaguruka mutere haleluya. Sezerano imvugo Mana, imbaraga z'Imana mu ijambo, imbaraga z'Imana. Ntabwo Imana yashyize imbaraga mu mafaranga, turayakeneye ajya ashira, umuntu agasaba uwo yimye. Ntabwo Imana yashyize imbaraga mu miryango. Dufite abantu batigeze bonka ba mama wabo, ababyeyi bapfuye bakivuka, ntibazi amabere ya ba mama wabo komeze, ariko Imana irabarera. Uyu munsi ni ababyeyi n'abagabo kubera imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Haleluya, haleluya. Yemwe akazi kajya karangira, amafaranga ajya ashira, icyongereza haraho kigera ntukivuge, ariko ijambo we hola celeberia foria ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye, ibyivuze irabikora. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye, ibyivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. Haleluya, haleluya. Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora. Ijambo we. Ubundi umuntu ukwiye kugira ubwoba ni umuntu udafite ijambo Imana yamubwiye. Uriho utariho, nubwo ukomeye, nubwo tugusuhuzanya yombi, nubwo karitsiye kuba, niba udafite ijambo ry'Imana ufite ikibazo. Ariko kandi umuntu ukomeye, haleluya, nushaka uba uri hano hasi, ntawe uguha intebe, ntawe ugusuhuza, ntawe ukwitaho, ntawe uguha agaciro mu muryango, ntawe wakubwira ngo umubere marene, ntawe wakubwira ngo umukenyerere mu birori, ariko ubitse ijambo ry'Imana umunsi umwe, umunsi umwe, umunsi umwe, umunsi umwe. Nubwo wabaye iciro ry'imigani, nubwo buri wese akwita uko ashaka, nubwo abantu bakwise amazina bashaka, ijambo umunsi umwe, umunsi umwe ndaguhanuriye, umunsi umwe ntihazamenyekana aho uvuka, ntibazamenyekana ayo wize, ntibazamenyekana ibintu utunze, hazamenyekana imbaraga z'uyavuganye nawe. Umunsi umwe
bizamenyeka. Moso kangaruka aho nasomye kugira ngo nsenge, ndabwira ngo ryagize imbaraga nka hatatu nsenge. Ahantu hambere ni kuri Lazaro. Munyumvira ukunda abantu babana na Yesu ntibamenye imvugo ye. Baramubwiye ngo ukunda ararwaye, ati indwara arwaye si yo kumwica, siko yavuze, kandi birahagije. Iyo arwaye bakabimenya bahita bamwahuranya vuba vuba bajya kumushyingura ngo yapfuye. Ahubwo Yesu ni mwiza, ubundi yagombye kubanza kubakubita. Mwebwe nababwiye ko umuntu indwara arwaye atari yo kumwica, nzi ko arwaye, ariko iyo arwaye si yo kumwica, mwagiye kumushyingura gute? Uzi ko hano hari abantu batariho mu buryo bw'abantu. Hari igihe abantu bagushyingura uriho bakakubika mu nama y'umuryango ndi waza bakajya bakunyura bakagira ngo uri amakara, kandi uri umuntu, nduri umuntu ubwo ngubwo. Hari igihe abantu bakugeraho bagahita bakagira ngo ni igiti, ugashakisha icyiciro urimo, reka ta. Kandi kubera ko abantu bagushyize ahantu, nawe igihe kiragera ukahaba. None se urabigenza ute? Ukahaba. Abantu bagira ibiro baragutera bakakubika ukabikwa. Acya Mungu neza. Abantu cyakora nashimira Imana ko ibaruta. Imana ibari hejuru. Amen. Bafata Lazaro rero baramushimuta, baramwiba, baragenda baracukura, aho bacukuye simazi bamushyiramo. Yesu abwira abishaka ariko tugende tujye ati ujya wigiza nkana. Wanze kujya kureba umuntu arwaye, none ugiyeyo bageze ku munsi wa 4 ikiro kirangira. Baraza ngo hagere bamusanganiza urusaku n'amarira, hari ba nyiri umuntu nabaje kubasura, bati yuza kuba hano ntaba yarapfuye. Ninde ubabwiye ko yapfuye? Ati nyamara dore amaze iminsi 4 hora nakererewe. Ati kandi hari amakosa 2 twakubonyeho, ubure kuza gusura umuntu, ubure no kuza kumushyingura koko. Yesu arababwira ngo mwamushyizehe. Ndabasabye mwumvire ijambo muryumvishwe n'umwuka. Yesu ntiyababwiye ngo mwamushyinguye, oya, yarababwiye ngo mwamushyize. Ubu yishakoshi nyivanye aha nkayishyira hano, ubu ndayishyinguye. Nyivanye aha nyishyiza. Lazaro bamuvanye mu rugo bamujyana ku irimbi, ndetse bageze bamushyira no mu mwobo. Ni ku isi yakugize, ntiwari ubizi. Hari igihe isi kwimura ukisiga wapi, ukambara rinete wapi, ukambara ikositimu wapi, ibyo uvuze byose bikabihira abantu. Isi kakwimira ukaryama ku mashuka ukararurira, uri mu gitenge ari kurota. Wagira ngo urakomeye, isi kakoroshye. Isi ijya yimura abantu. Yesu arabwira ngo mwamushyizehe. Bati mwigisha ati none aranuka, mwamushyizehe. Baraza ngo ati dore bashobora ko baranamweretse batabikeneye neza, batari hariya. Yesu ntiyasenze, ntabwo yasenze kwa Lazaro. Nimwari muzi amakuru, ntiyasenze, yateruye ijambo ryo gushima. Aravuga ngo data nzi ko usanzwe unyumva iteka, ariko aba bantu ntibazi imbaraga z'ijambo ryawe. Lazaro sohoka. Muzabimbaze nimusanga yaravuze ngo zuka, nibwo muzongera kuvuga ko yamuzuye. Nuhasoma ugasanga hari ahantu handitse ngo zuka, ujye uvuga ko yamuzuye. Yaravuze ngo sohoka.
ikimenyetso cyo guhakana imitekerereze y'abantu. Uko abantu babibona siko Yesu abibona. Haleluya. Uko babyumva siko abyumva. Abantu babona ko ntacyo uzimonera wowe. Bashobora no kuguterura bagaterurana n'intebe, ariko Yesu yajya abona akabona urakicaye. Abantu bashobora kubona ko utagihumeka, Yesu yakubona akabona uri mu birori. Ariko Yesu ndagukunda, uvuga neza. Iyo uvuze amagambo y'abantu yose atagaciro. Yesu niwe wenyine ujye uvuguruza ibyo abantu bavuze. No muri literaniro Yesu agiye kuvuguruza ibyo abantu bavuze. Zamura ibiganza umushimire ko Yesu agiye kuvuguruza ibyo abantu bavuze. Tera haleluya. Tera haleluya. Ongera uzamure haleluya. Sohoka, 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 vayo. Bibiri ngo uwari upfuye bagiye kubona, babona Lazaro arasohotse kabisa aragenda. Yesu ati buretse imigozi n'ibyanda byose bakubohesheje babikuvaneho utabigizemo uruhare, bakugongoraho imyenda bagushyizeho babikuvaneho, baguherekeze usubire muri karitsiye, kandi bagende bavuga ko Yesu yahageze, ko ari ukuvanyeho bari baragusize. Tera haleluya. Navuze ikintu kandi nicyo ndemera ko aricyo. Muzi ibintu byabaye ibitangaza. Haleluya. Icya mbere ni ukumubwira ngo sohoka, ngo icya kabiri ngo ni ukumuvanaho bamushyize adafite ikimenyetso cy'urupfu. Yavuyeyo adafite ikimenyetso cy'uko yapfuye, aza afite ubwiza nk'ubwo yahoranye. Inzara ari nzima, uruhu rwe nawe rukoronga, avuga ngo rwagize ikibazo, bagiye kubona babona ameze nk'uko yahoze. Nicyo nkundira imbaraga z'ijambo rya Yesu. Yesu ajya avuga akagusubiza mu buzima bushya. Werarise Yesu agiye gukora igitangaza muri teraniro. Ndabyumvise, ni ukuri ndabyumvise. Hari abantu Yesu agiye gusubiza agaciro nk'ako bahoranye kera. Hobera uwo muntu mubwire ngo ni wowe Yesu abwiye. Ni wowe. Agiye kugusubiza agaciro nk'ako wahoranye kera. Agiye kugusubiza ibitwenge nk'ibyo wahoranye kera. Agiye kugusubiza amahoro nk'ayo wari ufite kera. Arabivuze. Yesu arabivuze. Yaravuze ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacye mu gitondo impondo zikavuga. Aravuga ngo siko bizaba, ngo kuba mutegereza, ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni, ngo uko yarari kera n'uyu munsi ni kwari, kandi niko zahoraho iteka ryose. Abantu barahinduka, Yesu ntajya ahinduka. Abantu barasaza, Yesu ntasaza. Abantu bararwara, Yesu ntarwara. Abantu bagira ibibazo, Yesu nta kibazo agira. Yesu ni umunyembaraga. Iyo avuze biraba, iyo ategetse birakomera. Nta wamukoma mu nkokora. Ajya avuga ijambo, imva zikiyasa, ibituro bigaturagurika, abapfuye bakazuka. Ajya avuga ijambo. Haleluya. N'umugenga w'ibihe, n'umugenga w'ibihe, n'umugenga w'ibihe, n'umugenga w'ibihe, n'umugenga w'ibihe. Nta wamukoma mu nkokora. 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 Yo, haleluya.
Yesu we ntawayikoma Mungokora icyo yavuze no kubikora izabikora ntawayikoma mungokora we ntawayikoma we ntawayikoma mungokora we ibyo yavuze no kubikora izabikora ntawe. haleluya imbaraga z'Imana mu ijambo Yesu yabwiye Gideyoni iramubwira ngo Gideyoni we ngewe ijambo ryanjye rirahagije sinshaka kurwana urugamba ruzitirirwa ingabo z'Abisiraheli simbishaka niyo mpamvu rimwe na rimwe Imana igisa naho itahari hawayikoma hawe murabyemera se kandi ngiye kubarazamo mugiye gutinda kabisa ndabibonye Imana igiye gukora ibitangaza nawe ayikoma mu ngoko tera haleluya werarisiwe Imana iramubwira ngo abo bantu ni benshi nimurwana bazavuga ko ari amaboko yatsinze bwira abantu ko ari benshi ndashaka kurwana mu buryo bwanjye Imana ifite uburyo bwayo bwo kurwanamo kandi ikagutsindira iramubwira ngo kugira ngo bigaragare ko ari imbaraga z'ijambo ufate ibibindi mwumvi ufate n'imuri ufate n'amakondera kandi urumuri ruragaragaza aho muri nta muntu wakwihisha acanye urumuri kandi abanzi barimo barabashakisha ariko ndagira ngo mbarwanire muboneka mufate amakondera kandi nta muntu warwana yamaze kwitangaza bisaba ngo umuntu agende gacece gake Imana iti no mutwara amakondera muyavuze nta mabuye ntayo nta ntwaro reka da nta myambi amakondera icya gatatu mufate ibibindi ariko Imana ize kurwana amakondera imuri niki n'ibibindi imbaraga isi idafite haleluya baragenda Imana itsinda urugamba icya gatatu amen Imana yigeze ibwira witwa Yehoshafati dore watewe n'amahanga ye atatu kandi mu mahanga kurusha imbaraga none ibintu birakomeye Yehoshafati aravuga ngo bikomereye abantu ariko ku Mana biroroshye aravuga ngo ndetse abanzi nitubahunga dufite aho turi bahungire turabahungira mu nzu yitirirwa izina ry'Uwiteka iyo turi hano Imana irwanirira bari hano ikarwana intambara wasize Imana haleluya turacyari kumwe yo sawa noneho Yehoshafati aravuga ngo namenye ko twatewe kandi amahanga duteye aturusha imbaraga ariko Imana nayo iyarusha imbaraga nimuze guhamagara abagore abana bato abakuze n'abagabo arabwira ngo nimuze duhungire imbere y'Imana kandi nimuhagere nimubwira Imana ngo dutabare Imana yamaze kubirangiza kera yavuze ko nitugera imbere yayo izaturwanirira muvuga amagambo abiri muvuge ngo Uwiteka we uri mwiza kandi intambara irarimbanije muvuge ngo zamura ibiganza uvuge ngo Uwiteka ni mwiza Uwiteka we uri mwiza nubwo abanzi batugose uri mwiza nubwo ibitero ari byinshi uri mwiza nubwo intambara ari nyinshi uri mwiza tera haleluya icya kabiri muvuge ngo imbabazi zawe zihoraho iteka
yehoshafati, uko uwiteka avuze, aravuze ngo intambara si iyanyu, urugamba si urwanyu, ni urw'uwiteka. haleluya! yamanuwe no kubarwanirira. murabyumvise se? izo ntambara aho wabuze uwagutega amatwi, aho waburiye inzira, aho uri kwibaza uko ejo bizagenda, Imana yamaze kuzirangiza. murabyemera mubibonye? haleluya! Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. haleluya! inzira ya gatatu rero, imbaraga z'ijambo ry'Imana ryakoze. haleluya! kandi mu buryo buteye ubwoba, mu buryo buteye ubwoba. imbaraga zo kuvuga kw'Imana, Imana ikavuga 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 ikavuga, ntikivuga nk'uko abantu bavuga. Imana ikavuga. ahandi nabonye, haleluya, mwuramuke, haleluya, Imana ikavuga. Yesu yivuzeho amagambo 5 abakomeye batavuga. yaravuze ngo nijye muzabibu w'ukuri, aravuga ngo nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo. haleluya! aravuga ngo nijye kuzuka n'ubugingo, aravuga ngo nijye mungeri mwiza, kandi ni umungeri utaragirira ibihembo. Yesu ajya avuga. haleluya! yigeze rero yavuga. uyu murwayi, uyu muntu dayimoni zari zarihereranye, yandeye ubwoba mu mutima, shakisha arinde. hari abantu mwabonye, ba bantu baheruka kugira ibibazo bo muri Kongo, bari mu bwato mu cyombo, mwarabibonye? wa muyaga mwarawubonye? ni njyana uriya muyaga naho uragatsindwa. Imana iwo turinde kabisa. n'uyu munsi ntibiramvamo. harimo abantu barutugu turi hano benshi, nabo bafite abana kabisa bari kubonsa. umubyeyi akarambura amaboko agataka, ariko umwana ari konka ntamenye ibyabaye. kumva umuyaga waje. Yesu avuga neza, Yesu avuga neza. bari mu ishuheri nka yayinde bayibonye, simbifurije kuzongera kuyibona. ishuheri yaraje muri icyo cyombo iracyubika. nabonye kimanuka, nongera kubona kaga bari kubashyingura. ntawe umenya umuntu we ngo amenye ngo runaka bamushyingura. nimva gusa bari mu ishuheri bari kumwe na Yesu. ejo bundi narabivuze hano, ndavuga ndi Yesu yari yasinziriye kabisa. Yesu ngo aragenda aricara arasinzira, bamukanguye ntiyabavugisha, aravuga ati mwebwe mushobora kuba mutazi imbaraga zanjye, inyanja ikabimenya. mwumva abantu bageze ku rwego rwo kutumva ijwi ry'Imana. Yesu ngo ahagurutse gusa akoresha autorite, imbaraga z'ijambo, aravuga ngo wa muyaga we, nawe washuheriwe, ceceka. ceceka ceceka utuzi. ngo ako kanya inyanja iratungana rwose. abantu batese uyu ni muntu ki? n'inyanja ikamwumvira. amazi agira ibyiyumviro. yemwe amazi agira ibyiyumviro? reka. niba amazi atagira ibyiyumviro, uwo muntu uguhangayikishije ko yumva icyakumva mbere ni iki? aho Yesu wacecekesheje amazi, urwo rusaku abantu bari kugusakuriza. uzi kubona umuntu agusakuriza akakwita umurozi utazi n'igicunshu? Yesu wacecekesheje inyanja. ibyo se ufite bingana bite? ese urumva bifite ibiro bingahe? sa nushyira ku munzani yewe, sa nureba urebe n'ukuri kw'Imana. ubwo urumva biremereye gute? inyanja yasheze niba yaracecetse, Yesu murumva agiye gucecekesha ibingana bite muri iri teraniro? si byinshi? siyo twaje imbere se? uko yakoraga se siko agikora, uko yatabaraga se siko agitabara.
yemwe bantu mwaje imbere y'Imana, Yesu afite imbaraga mu ijambo rye, nta wamuvuguruza. Mumukomere amashyi dusenge Imana. Yesu, haleluya. Hari ibintu agiye kuzura muri iri teraniro. Muri 89 89 nariho ngewe 89, haleluya. 89 kandi uyu musore we yarakiriyenda ubwo moto, ndetse ko ntabyemeye neza. 89 twari turi gusenga muri 89. nta nkweto sinari nzi uko zimera icyo gihe, kandi iyo wajyaga kwiga wambaye inkweto babonaga ko wishyuye gahunda. Bakavuga ati uyu mwana yazanye ubwibone ku kigo kuko wambaye inkweto. Ntabize muri icyo gihe niba gukubitira kutazizanye bakagukubitira kuzambaye, wazanye ubwibone mu kigo. Ariko isi nayo 89 turi gusenga, ariko Imana nizizi igivuga we. Nukuri sinari nzi ko umuhanda wa kaburimbo indege kuyibona nukubanza guhagarara aho uri, ikabanza igaturuka hariya ikagenda ikarenga kabisa, ukajya wakomeza urugendo. Wabanje kureba ahandi turuka, ukagira urya, yarenga nawe ukajya wagenda ati rahise. Ariko Imana, habagaho indege zica imirongo mu kirere, nsinkina zibona nimara kutazitaho zarobaye nyinshi mu maso, none igaca umurongo ukayikurikirana, wa murongo w'igicu kugira ngo turye. Nyogokuru yaduhaga ibiryo mu ntoki, kandi twari abana ba, yari nge na mukuru wanjye na mubyara wacu w'umukobwa. Twamaze iminsi tutarira ku isahani kubera ibiryo biki mu ntoki. Tuza kujya gusenga rero, niko nashakaga. Tujya gusenga, Imana iravuga. Haleluya. Abavuganye n'Imana muyizamure ibiganza. Turicara icyo gihe mu gishanga, habagamo imigende, amazi amanuka, babiri bicara hano, abandi babiri twicara hano, tumanura ibirenge tubishyira mu mazi ngo tutaza gusinzira. Turasenga, tubwira Imana tuti Imana, turagushimiye ko waduhamagaye, turagushimiye ko tuzakomera, turagushimiye ko tuzarya tugahaga, turagushimiye ko tukuririmbira. Ariko Bana ntawe ugeze asaba inkweto, kandi ndazi ko ari dufite. Reka twari kuzisaba se kandi tubona tuberewe. Erega narabibabwiye, burya impamvu umuntu abona ataberewe nuko bari mu baberewe. Wareba hano ukabona ni imihondo, wareba ukabona ni ibintu bikomeye, bati ninjye wasigaye. Twese yari uniform, ntacyo bidutwaye. Imana ngo ivuge nukuri kose, niba hariho gukena kwa mbere n'ijambo. Imana ivuze, haleluya. Umuhanuzi araza ndambura akaboko ashyira, sindengera kumva ibyo biro. Mwabahanuzi mwe mwongere mu mpanurire. Arambura ukuboko arambwira ngo uzarya, uhage, uzasigaza, uzabyara muri 89. Ndeshya gutya, ubu nabaye muremure, Imana ishimwe. Noneho mukuru wanjye Imana iramubwira ngo ntuzaba muri iki gihugu, ngo uzaba kure yacyo, no mu isoko kugera yose ni intambara. Urajya kugura iki? Igeze kundi imubwira amafaranga, iramubwira ati uyu musozi uzawukomerera, aho uzagira amafaranga. Igeze kuri uwo mukobwa iramubwira ati nzagukomeza, mubyara wacu n'uyu munsi arasenga, nzagukomeza, nzaguha abana, nzaguha inzu irimo na sima. Twagiraga umuntu umwe gusa, wagira ni babiri bagiraga inzu irimo sima ya kera. Kumvise turaseka we. Nawe nize ejo hawe
uko hazamera. None ubu n'umuntu ukomeye ariko Imana igikomeza abantu. Ariko nyamureba ni wowe. Akamwe atirika Imana yivuze mubifata muti. Erega nubirimira kubwira ngo niyo yavuganye nawe. Nurabyemera niyo yavuganye nawe. Muhaguruka dusenye tubwire Imana ngo hagacira ijambo wavuganye natwe. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kubwira Imana ngo Mana hagaciro ijambo wavuganye natwe. Mbaraga nigiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Haleluya. Nigiye kuzuka, ni Yesu wabivuze. Yesu ntajya ahuzagurika. Yesu ntajya avuga ijambo atazasohoza. Ntajya acikwa mu kuvuga. Oya. Yesu ntajya arobanura ku butoni. Yesu iyo yavuze cyese ari abantu baravuga, abantu nabo baravuga, natwe turavuga, ariko Yesu ijambo yakubwiye azarisohoza. Ndaguhanuriye kuri uyu mugoroba, ijambo Yesu yagusezeranije ntuzapfa ritarasohora. Mana turagushimiye. Yo, ndasabye ngo buri muntu wese ave ahantu ahagaze mu cyubahiro cye, asatira ijambo Imana yamubwiye. Aho yari kubwiriye sinari mpari, wibuke utekereze ijambo Imana yagusezeranije, utere intambwe urisingira, utere intambwe urisingira. Wibuke cya gihe uri mu rubingo, Imana ikakubwira ijambo. Igihe wavuye mu cyumba uryamamo ukumva ntukeneye gusakuriza uwo mubana, ugapfukama kugakeka, uri muri ya mazi asuma, uri mu rusengero upfukamye ku ibuye, uri muri gurupe, uri muri nibature, uri mu mugoroba, Imana ikavuga. Niyo yabivuze no kubikora izabikora. Tera intambwe usingira ijambo. Uko abantu bari gutera intambwe begera abantu, tera intambwe wegera ijambo ry'Imana.